kongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na Pasiteri Cyuma Jean Claude, umukozi w'Imana mu itorero Elohim Ministry. Dukorera hano mu mbuga ngari mu mudugudu w'Ikinyambo. Turabakunda kandi turabishimiye abantu bagiye badukurikira cyane mu biganiro byacu bya channel yacu Intwari zo Kwizera TV. Bagiye mwishimira ibiganiro byacu twagiye tugirana namwe, ndetse uyu munsi wa none tukaba twishimiye kugira ngo tubagezeho ikiganiro gishingiye ku rubyiruko. Mwene data unkurikiye ndetse urimo kutureba aho waba uri hose, imyaka yose waba ufite, umenye ko umuntu aravuka agakura, nta muntu n'umwe uriho mukuru utaraciye mu cyo bita kuba yari urubyiruko, cyangwa se icyo muri iyi minsi bakunze kwita abajene cyangwa se abasore. Nagira ngo rero tuganire kuri iki kintu dushingiye ku ijambo ry'Imana, ndetse ku mutwe w'ijambo vuge ese abantu bakuze cyangwa se abakozi b'Imana muri iki gihe, cyangwa se muri sosiyete runaka, cyangwa se mu iyobokamana muri iki gihe waba uriho, waba uri gukora, hari ibikorwa byiza tugenda tubona, hari imirimo myiza tugenda tubona, hari amasosiyete, ndetse hari n'insengero tugenda tubona, ndetse hari no gukorera Imana. Ariko uyu munsi turavuga cyane cyane ku rubyiruko rw'abakristo, urubyiruko rw'abakristo bakijijwe bakunda Imana. Cyane tujya tugenda mu nsengero ndetse naho dusengera dufite urubyiruko. Nagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana ari mu Bacamanza, ibice byaho ni 2. Eka dutangire ku murongo wa 10. Hanyuma ab'icyo gihe bose nabo barapfa, basanga basekuruza, abo bakurikirwa n'ab'ikindi gihe, bakura batazi Imana, haba no kumenya imirimo yakoreraga Abisiraheli. Mwene data udukurikiye, aha mu Bacamanza ibice byaho 2 umurongo wa 10 hari ijambo ry'Imana tuhasanze. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko ab'icyo gihe barapfa bakurikirwa n'abandi. Ariko ikintu gikomeye ndetse ikintu gitangaje twaje gusanga muri iri jambo ngo bakura batazi Imana, haba no kumenya imirimo yakoreraga Abisiraheli. Mu by'ukuri wowe udukurikiye, hari imirimo myinshi Imana yagiye ikora ubwo Abisiraheli bavaga muri Egiputa barimo bajya i Kanani. Hari imirimo Imana yakoresheje umugaragu wayo Mose, hari imirimo Imana yakoresheje umugaragu wayo. Hari ikintu gikomeye dusanze muri iki cyanditswe kivuga ngo bakura batazi Imana, habe no kumenya imirimo yakoreraga Abisiraheli. Hari ikintu nsanze muri iki cyigisho, muri iki cyanditswe. Yoshua yari umugaragu w'Uwiteka Imana. Yoshua yari yarigiye ku birenge by'uwitwa Mose. Yoshua yari umukozi wa Mose, ariko Imana yitegereza uburyo Yoshua aciye bugufiya, kubera ko Mose yareze Yoshua, amurera neza, amwereka inzira, amwereka uko Imana yavuganye nawe, n'amagambo yose n'ibikorwa Imana yakoreye Abisiraheli. Mose abibwira Joshua. Joshua akura azi Imana, akura yubaha Imana, akora imirimo myinshi cyane. Ndetse turasanga ko umukaragu w'Imana Mose amaze gukurwaho, amaze gupfa, Imana yahaye imbaraga zikomeye umugaragu wayo Joshua, ayobora Abisiraheli, akomeza misiyo. Icyo Imana yari igambiriye ku Bisiraheli, Imana igisohoza ikoresheje umugaragu wayo Joshua. Mose yasize Yoshua, ariko icyanteye agahinda, icyanteye umubabaro, nyuma y'igitabo cya Yoshua
usanga hari igitabo cy'abacamanza. Nta muntu Joshua yigeze asiga ku murimo. Kubera iki? Ni iri jambo ryanditseho ngo nuko abo muri icyo gihe ngo barakura, ariko ngo bakura batazi Imana. Nicyo kintu cyanteye agahinda. Kuki aba bantu bagendanye na Yoshua, babanye na Yoshua, babonye imirimo ikomeye Imana yakoranye n'Abisiraheli. Ubwo Mose yavaga muri Egiputa, babonye uburyo inyanja itukura Imana yayiciyemo kabiri. Babonye uburyo Imana yabagaburiye manu mu butayu. Babonye uburyo Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Hari ibintu byinshi Imana yakoze, ariko ikintu cyantangaje ngo bakura batazi Imana. Ngo bo muri icyo gihe bigaragaza mwene data yuko abantu bibagiwe Imana, abantu bibagiwe imirimo y'Imana, banga gutangaza imirimo n'ibitangaza Imana yakoranye na Mose, Imana yakoranye na Yoshua. Ariko igihe cya Yoshua, ngo Yoshua amaze gupfa, ngo abantu bibagirwa imirimo, bibagirwa Imana, bakura batazi Imana. Biteye agahinda. Uyu munsi wa none turi abakozi b'Imana, ko twigiye ku birenge by'abandi bakozi b'Imana, ariko uyu munsi dufite urubyiruko ntirushaka kwigira ku birenge by'abandi bakozi b'Imana, ahubwo bakora ibyo bishakiye. Bajya mu busambanyi, bakajya mu bujura, bakajya mu biyobyabwenge, bakajya mu buyobe. Nagira ngo nkubwire wowe muntu uri kunkurikira, uri umukozi w'Imana, urakorera Imana uyu munsi. Nuko warezwe, nuko hari ibirenge wabayeho, nuko hari umuntu wakwigishije, nuko hari umuntu wagutoje, nuko hari umuntu wakweretse inzira. Aha rero turabona ikibazo kimwe. Turabona ikibazo cy'uko Mose yatoje Yoshua, ariko Yoshua buri uwo gutoza, kuko ngo babaye ibyigenge, bakora ibyo bishakiye, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ngo Uwiteka Imana abagabiza ababisha babo. Kubera iki? Kubera ko ngo bakuze batazi Imana. Urubyiruko rwacu uyu munsi turarukangurira kumenya Imana, kwegera Imana, gukizwa, mukava mu biyobyabwenge, mukava mu busambanyi, mukava mu bujura, mukava mu bintu. Kubera yuko ibyo murimo gukora bizazana ingaruka mbi ko bazabakomokaho. Niyo mpamvu rero nagira ngo mbwire abantu bari kunyumva, mbwire abantu bari kunkurikira uyu munsi wa none, nagira ngo mbwire urubyiruko ruri kunkurikira, mumenye Imana, mukizwe, mukorere Imana, muhinduke, muve mu ngeso zanyu, kugira ngo twebwe mu gihe tuzaba tutakiriho, mu gihe tuzaba tutagishoboye, tuzabona urubyiruko ruzakora imirimo, ruzibuka iby'Imana yakoze. Imana yatugiriye neza. Mukozi w'Imana uri kunyumva, nibyo koko hari aho Imana yagukuye. Birakenewe ko nabo ngabo ufite mu rusengero, muri sosiyete runaka, ahantu utuye, birakwiye ko urubyiruko warutoza inzira y'Imana. Icyo dushaka nuko nubwo dufite urubyiruko rwiga, tukaba dufite urubyiruko rushaka akazi, tukaba dufite urubyiruko rushaka tuzagira umuryango mwiza, tuzagira sosiyete nziza, ari uko twabatoje inzira y'Imana. Duhaguruke dukore umurimo w'Imana, dutoze urubyiruko, turutoze gukizwa, turutoze gushaka Imana, rutazaba nka rw'uru rubyiruko nasanze hano muri Bibiliya mu Bacamanza ibice 2 umurongo wa 10, ngo bakura batazi Imana, ngo ntibamenya n'imirimo ngo Uwiteka Imana yakoze. Imana ibaha umugisha. Reka rero turahanga turi kumwe n'umutumirwa wacu hano, umukozi w'Imana, nawe haracyari urubyiruko, haracyari umusore, hari byinshi nawe ashobora kuvuga kuri iki cyigisho, cyangwa se kuri topike dufite yo gukura abantu bazi Imana, ntibibagirwe Imana, ntibareke Imana, ahubwo bakibuka n'imirimo Uwiteka Imana yakoreye ababanjirije, cyangwa se abariho kuri iki gihe bakorera Imana. Murakoze, turakwakiriye, utwibwire. Karibu. Murakoze. Nanjye amazina nitwa Ngendahimana Innocent, nanjye ndi mu kigero cy'urubyiruko. Nkurikije ijambo ry'Imana maze kumva, usanze mu gihe cya kera Joshua yarigishije, ariko asanga habuze abandi bo yakwigisha inzira y'Imana kugira ngo baze mu nzu y'Imana. Icyo navuga hano, ndina urubyiruko
inama kuko turi mu kigero kimwe n'abansumba ndetse n'abo nsumba ni uko twashishikarira kumenya Imana tukamenya Imana mu buryo bwose bushoboka kugira ngo abatubanjirije ko nabo bashatse Imana kugira ngo natwe uburyo bayishatse nabo tubone gushaka Imana muri ubwo buryo. Gusa hari ibibazo bikeya nabaza pasiteri, ese nkamwe nk'abakozi b'Imana ni iki mwakora cyangwa ni uruhe rugero mwatanga kugira ngo urubyiruko rubashe kuza mu nzu y'Imana? Murakoze. Yego, murakoze cyane. Yavuze ngo yitwa Innocent, Imana imuha umugisha cyane. Avuze ikintu gikomeye, aravuze se nkatwe nk'abakozi b'Imana twakora iki? Nagira ngo mbwire abantu badukurikiye ndetse nabo bari kutwumva hirya no hino bakurikira channel yacu Intwari zo Kwizera TV, nayo bambwire ngo iki kiganiro ni ikiganiro cy'urubyiruko dushaka kugira ngo urubyiruko rubyuke. Ikintu cya mbere rero ngira ngo nsubize ikibazo ambajije, ese nkatwe abakozi b'Imana twakora iki? Ni ugushyiramo imbaraga zo gutoza kugira ngo tuzabone abadusimbura, nuko twabatoza, nuko twakwigisha, tugakora ivugabutumwa rikangurira urubyiruko gukurikira Imana, kumenya Imana. Nubwo hari abatabyumva, ariko burya iyo ubiba mu murima hari izigwa ku ibuye, hari izigwa mu nzira, ariko ngo hari n'izindi zaguye ku butaka bwiza. Bivuze ngo rero ntitwacika intege, ahubwo icyo tugomba gukora nk'abakozi b'Imana ni ugukangurira urubyiruko aho turusanze hose, tukarukangurira kumenya Imana, tukarwibutsa n'imirimo Uwiteka Imana yadukoreye. Kuko nubwo turi abakozi b'Imana, hari Imana yadukuye. Twari urubyiruko, hari ibyo twakoraga bitanezeza Imana, ariko uyu munsi wa none turi abakozi b'Imana nuko twabonye abantu badukangurira, twabonye abantu batwitaho, twabonye abantu batwigisha. Rero nkabambwira n'urubyiruko ko nubona umuntu akubwira ati inzira y'Imana ngiye ikizwa, izere Yesu nk'umwami n'umukiza, ntugashidikanye kuko igihe kizaza nawe uzamera nkatwe. Mboneraho kubaza, ese urebye mu gihe cyanyu cya kera urubyiruko rwari rubayeho, uburyo rwubahaga Imana, uburyo rwasengaga Imana, yego, we ubigeranyije n'igihe cyo turiho muri kano kanya, usanga urubyiruko rwa kera n'ubu ngubu, ese uko basengaga Imana niko bikimeze ubu ngubu cyangwa harimo itandukaniro? Tubyitandukanye rya kera ukuntu basengaga babikoraga gutya, ubu ngubu babikora gutya. Muri make udusobanurire, tubwire se kera byari bimeze gutya, ubu ngubu bimeze nguko. Murakoze cyane. Icyo nabivuga biratandukanye. Aho bitandukanira, dufite ikibazo muri iyi minsi. Urubyiruko iterambere ni ryiza, ariko iyo ugiye kureba usanga urubyiruko rwa kera rwo mu gihe cyacu wasangaga harimo kubaha Imana, ariko muri iki gihe urubyiruko baraza mu rusengero koko, ariko ugasanga iyo basohotse hanze bakitwara nk'abanyamahanga. Kandi mu by'ukuri urubyiruko rwacu muri icyo gihe cyacu babaga batandukanye. Wasangaga urubyiruko rwo mu rusengero n'urubyiruko rwo hanze batandukanye. Icyo batandukaniragaho ni iki kirere, ni imyitwarire, imivugire n'ibitekerezo wasangaga bitandukanye. Kubera ikirere, kubera ko urubyiruko rw'icyo gihe wasangaga bafite inyota n'inzara yo kugira ngo bashake Imana. Ariko muri iki gihe ikibazo gihari, urubyiruko rwita cyane ku bintu by'ikoranabuhanga bitarimo n'Imana. Muri ikoranabuhanga ritarimo Imana, gushaka ubwenge butarimo Imana, kwiga udafite Imana, kuba wagira waba urubyiruko aho kugira ngo ujye mu rusengero ahubwo ukajya mu kabari, aho ugasanga urimo kuvuga ibigambo, ukajya mu biyobyabwenge, ukajya mu nzoga, ukajya mu busambanyi, ntabwo byaguha kubana n'Imana. Ahubwo iyo uje mu rusengero ukaza imbere y'Imana, wumva ijambo ry'Imana, ugakizwa, ukaba urubyiruko ariko rukijijwe, niho dutandukaniye. Urebye ndumva ibisubizo byawe uri kumpa nibyo
gusa n'abadukurikiye b'urubyiruko bari mu kigero nk'icyanjye inama pasiteri ari kutubwira nizo kandi zirumvikana gusa ndacyafite ikindi kibazo namubaza ese uratubwira ati kera baba bafite inyota yo gushaka imana ariko ubu ngubu usanga bahugiye mu byo gushaka ikoranabuhanga cyane kuruta imana ese ko ikoranabuhanga riri gutera imbere cyane ni iki n'umuryango w'abapasiteri cyangwa se w'abasenga imana mwakora kugira ngo niba ikoranabuhanga riri gutera imbere cyane n'urubyiruko rusenga imana rwo rukomeze kwiyongera cyane ariko rukoresha n'ikoranabuhanga? Murakoze. Icyo twakora ntabwo dukwiriye kureka kwigisha urubyiruko, niyo mpamvu mu rusengero rwacu Elohime ni urugero rumwe ntanze Eme Ministry dufite igiterane ku itariki 25 z'uku kwezi. Intego y'iki giterane ni ukugira ngo tugarure urubyiruko, rwa rubyiruko rurimo kugenda mu ikoranabuhanga ariko ritarimo imana, rugaruke aho bari bageze, bagarukira aho ngaho. Noneho aya materaniro ikintu gikomeye cyangwa se inyigisho zirimo ni ukugira ngo urubyiruko rugarukire imana, twongere tugarukire imana. Rero nagira ngo mbwire abakozi b'imana badukurikiye ndetse n'abakristu, dukore ibintu niba ari ikoranabuhanga turikore ririmo mu buryo bwo kubaha imana. Kuko nk'urugero naguha uru rubyiruko cyangwa se uracyari umusore, nko kuba umuntu ashobora kujya kuri interineti nkaho yagakurikiye ijambo ry'imana, ahubwo agakurikira amashusho y'urukozasoni, hagakurikira za porunogarafi, hagakurikira abantu bambaye ubusa. Urumva nta kintu biri bumuheshe usibye kumushyiramo irari, usibye kumwongerera irari ryo kujya mu busambanyi, ariko nta kindi kintu byamufashaho. Ariko aje mu nzu y'imana akaza akaririmbira imana, agakorera imana, ngo habeho ibiterane, habeho ivugabutumwa, habeho ubukangurambaga bwo gukangurira urubyiruko kuza mu nzu y'imana kurusha kujya niyo yajya no kuri interineti. Ntabwo ikoranabuhanga ari ribi, ahubwo biterwa n'icyo ugiye kurikoreramo cyangwa se n'icyo uri kurirebaho. Hari ibintu rwose nk'ivugabutumwa ku ikoranabuhanga ni ikintu cy'ingenzi, nko kuba umuntu ashobora kwambara ubusa akajya kuri Facebook, akajya kuri Facebook, akajya kuri WhatsApp akiyambika ubusa. Ibyo nta kintu byamumarira. Ariko aramutse agiye kuri YouTube, akajya kuri WhatsApp, akajya kuri Facebook, akavuga ijambo ry'imana yambaye neza, atari ibintu byo gukoza isoni, ibyo ni ibintu byiza. Twe rero nk'abakristu dukora ivugabutumwa rikangurira urubyiruko. Twe turi abakozi b'imana kuko twararezwe, turere natwe abazadusimbura mu gihe tutagihari, nabo bagakorera imana, bakibuka imirimo imana yakoze. Pasiteri wacu arakoze, mushimira cyane ku nama n'impanuro yo kuduhereza nk'urubyiruko nkatwe. Gusa ndacyafite ikibazo kimwe, ese urubyiruko rwa kera tugiye kuba bafite umuhate wo gushaka imana. N'ubu ngubu urubyiruko rw'iki gihe bafite umuhate wo gushaka imana, ariko bahugiye mu bintu by'ikoranabuhanga, ibiyobyabwenge, ubusambanyi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. None ni izihe ngamba mwafata cyangwa se ingamba mwafata ku rubyiruko kugira ngo rukomeze rugire umuhati nk'urwo urubyiruko rwa kera rwari rufite, kugira ngo bakomeze baze mu nzu y'imana? Kuko watubwiye ngo urubyiruko rwa kera rwari rufite umuhati wo gushaka imana. Ni ikintu no mwakora nk'abapasiteri kugira ngo urubyiruko rw'iki gihe rwongere rugire umuhati wo gushaka imana nk'urwa kera? Murakoze. Icyo twakora abantu b'imana, urabizi ubwira uwumva ntavunika. Mu gihe cyose uri kumwe n'urubyiruko ugerageza, cyangwa se twagerageza, reka mvuge gutyo, twagerageza kwigisha. Kuko uyu munsi wa none abantu baza mu nzu y'imana badashaka imana. Nk'urubyiruko akaza mu nzu y'imana arimo gushaka mariage, ariko ntashaka imana izamubeshaho muri iyo mariage. Arashaka kugira ngo imana imuhe umugisha, arashaka kugira ngo imana imwagure, arashaka kugira ngo imana imugirire neza, ariko ntabwo ashaka imana.
rero ikintu wenda navuga dushobora gukora ni ukugerageza kwereka abantu dusoma hariya mu ijambo ry'Imana twasomye mbere. Ikintu cya mbere cyabayeho, habayeho urebye, habayeho uburangare. Abariho muri icyo gihe ntabwo bigeze bibutsa bari bariho imirimo Uwiteka Imana yakoze. Abisirayeli bageze muri Kanani, muri cya gihugu Imana yababwiye, barariye bararya bibagirwa Imana. Wibuke ko twasomye ahantu havuga ngo barangije ngo bajya gusenga Bali, bagira izindi mana. Icyo rero twakangurira abantu cyangwa se urubyiruko ruri kuri iki gihe ni ukwirinda ibintu byabatandukanya n'Imana. Ingamba rero Imana niyo ishoboza abantu, twe turigisha ariko Imana yo igakora. Nanone icyo twavuga ni ugusengera urubyiruko ruriho kuri iki gihe, tugasenga cyane, kuko tudasengeye urubyiruko ruriho kuri iki gihe, igihe kizaza tuzaba dufite urubyiruko rw'abasinzi, dufite urubyiruko rw'indaya, dufite urubyiruko rw'abantu barwana, rw'abantu batazi Imana. Ariko nitwigisha tukanasengera urubyiruko, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi yabahindura. Ariko tudasenze, tutanigishije, ni ibintu bibiri. Urumva uri umusore urabyumva, ni ibintu bibiri, ni ugusenga no kwigisha. Ibyo bizafasha cyane, kuko twe nk'abantu bariho tutagize icyo dukora, tudafashe izo ngamba zo gusenga no kwigisha, ni igihombo kuri twebwe. Kuko ibyo twigishije ntibazabimenya, abazavuka muri kiriya gihe kizaza ntibazamenya Imana. Ngo tugomba gukoresha imbaraga rero tukigisha kandi tugasenga, kugira ngo mu gihe tuzaba tutakiriho, bitazaba nko muri iki gihe cya Yoshuwa, abantu bazamenya Imana. Murakoze. Mvuze muri make bitewe n'impanuro duhaye uko mbyumvishe, ubona kuvuga ati ababyeyi bacu, abashumba bacu n'abapasiteri ni ukujya bashishikariza urubyiruko kumenya Imana, gusoma ijambo ry'Imana, ntibatwarwe n'iby'iki gihe, ikoranabuhanga ntibatware. Ikoranabuhanga ni ryiza, ariko ribe ryiza dushaka Imana, kugira ngo bizadufashe, kugira ngo igihe bazaba badahari ikivi basize tuzacyuse. Yego rwose. N'inama naho urubyiruko rumurikiye muri aya masaha, ni uko gushaka Imana ni byiza kandi ni iby'igikundiro. Umuntu uri mu Imana ntagira umubabaro, kuko ushobora kujya mu kabari uzumujya gushakaho ibyishimo, wakubitiraho icupa ugasanga ugiye kwa muganga. Mu kabari nta byiza bibayo, nta munezero ubayo. Umunezero mu nzu y'Imana, ngwino wumve ijambo ry'Imana, ngwino usenge, ngwino uririmbe, niho haba umunezero. Ndumva rero nama nagira urubyiruko rumurikiye aka kanya, kugira ngo narwo rumenye Imana, kugira ngo tutazabura urubyiruko ruzi Imana mu myaka iri imbere. Ndumva rero nama nagira urubyiruko. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Rero twari muri iki kiganiro mumaze gukurikira, twagira ngo tubabwire ko turi urubyiruko kandi turacyafite imbaraga. Izo mbaraga zacu ntabwo ari izo kujyana mu kabari, ntabwo ari izo kujyana mu businzi, ntabwo ari izo kujyana mu busambanyi, ntabwo ari izo kujyana mu kurwana. Izo mbaraga dufite si izo kujyana mu biyobyabwenge, ahubwo izi mbaraga dufite ni izo gukora dukorera Imana, kuko Imana izaduhemba, ariko akabari ntikazaguhemba. Imana izatugirira neza, ariko ubusambanyi nta ngaruka. Ingaruka y'icyaha ni urupfu. Ingaruka yo gusambana, watwara inda, wahura n'uburwayi bwa sida, kandi ikindi nacyo ukarimbuka, ntubone ubugingo buhoraho. Twagira ngo rero tugukangurire, umusore, umukobwa udukurikiye aho uri hose, ndetse ushobora no kuba uri umuntu mukuru, kuko urubyiruko turabizi, iyo umuntu atari yagera ku myaka 40, munsi y'imyaka 40 kumanuka, uba ukiri urubyiruko, uba ukiri umusore. Rero twagira ngo tubabwire ko dufite igiterane ku itariki 25 z'ukwa kabiri muri kiriya cyumweru kiri kuza. Twagutumiye, turakuraritse, uzaze wumva ijambo ry'Imana. Tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza.
reka dusenga Imana. Mana data, mu izina rya Yesu, tumaze kumva icyo abakera bakoze, dufashe umwanzuro wo kugira ngo dusengere buri rubyiruko rwose aho ruri, kugira ngo ubahe imbaraga, ubahe inyota n'inzara yo gukizwa ndetse no gushaka Imana. Dusengeye buri muntu wese udukurikiye, dusengeye umusore, dusengeye umukobwa, dusengeye ndetse umugabo ukiri umusore utari wagira n'imyaka y'ubukure cyane. Dusengeye abantu bose badukurikiye bari bufashwe n'iri jambo ry'Imana. Imana ibagire neza kandi Imana ibahe umugisha. Mugire ibihe byiza kandi mudukurikiye mukore subscribe ndetse mukore na comment. Imana ibahe umugisha. Amen.